ariko hari injiji ndeba zikanyobera. Umuntu yirwa abara umushahara, akirwa abara umushahara wa runaka. Umuntu yirwa mbarira umushahara ngo ntuzahembwa aya ngaya, ngo ntuzahembwa 300, ngo ntuzahembwa 200, ngo ndamutse mpembwa nk'ayo ntuzahembwa, ngo ndamutse mpembwa n'ayo runaka ahembwa, ngo mba naraguze imodoka. Hari abantu bameze uko nguko, bo bakubarira umushahara uhembwa, nyamara nta n'umwe uzi neza, nta n'umwe uzi the actual salary you have. Hari abantu rero tugira mu mudugudu, hari abantu tugira muri kampani, hari abantu tugira mu itorero, hari abantu tugira muri korari, hari abantu tugira mu kibina, hari abantu tugira mu miryango birwa babara imishahara yacu, ariko bakirwa bayibara, nta n'umwe ugira uruhare rwo kugira ngo ubone uwo mushahara. Nta n'umwe ufite uruhare mu mushahara wawe. Bakagenda bavuga bati uwampa amafaranga runaka mpembwa, uwampa amafaranga ntuzahembwa, uwampemba nk'aya ahembwa, mba naraguze igipangu, mba naraguze imodoka, ngo ariko buriya ngajyana mu ndaya, ngajyana mu busambanyi, ngayamariye mu nzoga. Hanyuma se wowe utasambana, wowe utanywa inzoga, ayo ukorera uyashira hehe kutaguze igipangu? Abantu nk'aba ngaba mujye mubirinda, abantu nk'aba ngaba mujye mubagendera kure, kubera ko we araza akumva ngo ufite akazi. Runaka se ntafite akazi, umuhungu wa nuza se ntafite akazi, umuhungu wa runaka se ntafite akazi. Wa mukobwa se wa nuza ntuzi ko yabonye akazi i Kigali, ahembwa ibifaranga byinshi, ngo ariko uwangeze i Kigali ngo nkahembwa amafaranga nk'ayahembwa, ngo naba umukire, ngo sinzi impamvu atavugururira iwabo, ngo sinzi impamvu atubakira iwabo, ngo ariko se reka mbabaza, urinda gukora bije y'umushahara wanjye, urinda gukora bije y'umushahara wa nyokorome, ngahembwa menshi ntadufashije, ngo umugore we ngafite akazi, n'umugabo afite akazi, ngo abana be bafite imodoka, ngo ariko nta n'umwe ashobora gufasha. Urinda kubagira mu mushahara, urinda kutugira mu mushahara, tujya kwiga, tujya gukora diporome, waradufashije. Ntitwajyaga kwiga wicaye, kuki mujya mu bitagira umumaro? Ariko se reka mbabaza, niba mpembwa ngahe, ayo mpembwa yose, nyamara ntabwo uzi ko mba mu nzu y'ikode. Urabyumva neza? Unyumvire kuntu abantu batagira ubwenge birwa babara umushahara w'umuntu. Urabyumva neza? Hari uwigeze kuvuga ngo iyo ufite igisebe wirinda kubyinana n'incuraguzi cyangwa se n'ucuragura uri kubyinira imbere yawe. Iyo ufite igisebe wirinda kubyinana n'umucuraguzi cyangwa uri gucuragura, cyangwa umuntu uri kubyina nabi muri kubyinana, icyo gihe uramwirinda. Uyu muntu yarongera aravuga ngo abakire babyaye abahungu gusa bahora bahangayikishijwe n'abakene baturanye babyaye abakobwa gusa. Urabyumva neza? Bahangayikishwa nabyo kubera iki? Ni ukubera iki umukire ahangayikishwa n'abakobwa babyawe n'umukene? Ni ukubera iki umukire wabyaye abakobwa gusa ahangayikishwa n'umukene wabyaye abahungu gusa? Icyo kintu muze kutwandikira muri comment. Kandi tubagira tuti abantu birwa bari imishahara y'abantu, abantu birwa babara ngo ntuza afite imitungo, ngo afite umurima hehe, afite imodoka, afite moto, aba mu ibina. Ninde uba wabatumye kubara ibyo bintu byose? Ninde uba wabagize auditeri? Maze ibyo byose bakanabibara, ntibazi ko wasize umubyeyi mu cyaro ugomba kwitaho, ntibazi ko inzu ya mama wawe, inzu y'ababyeyi yawe ugomba kuyisana, ntibazi ko ufite abana ufasha, ntibazi ko wishyura mituweli, ntibazi ko utanga imisanzu ya leta itandukanye, ntibazi ko wagiye mu bukwe, ntibazi ko ufite kredi ariko ugasanga amafaranga yawe bayabariye, ugasanga amafaranga yawe bayateye imibare. Baba bari kuyatera imibare mu kuyakorera, baba bahari. Amajoro ubyuka mw'abantu turabiyamye ku mishahara yacu, turabiyamye, nta na rimwe tuzigera twemerera umuntu uwo ari we wese
utubarira imishahara, umuntu uwo ari we wese uzatera imigwi imishahara yacu, umuntu uwo ari we wese uzatukontorora ku mishahara yacu, turamwiyamye mu izina rya Yesu Kristo, agende atwikwe n'izina rya Yesu Kristo, ashe akongoke, kubera ko ba mama zibare mu mudugudu, ba papa zibare mu midugudu, usanga ababuraye ari bo babamenya, usanga ingo zaraye zirwana uyu mugore aba azizi, usanga ingo zakoze divorce uyu mugabo aba azizi. Papa zibare, mama zibare, turakwamaganye mu miryango yacu, turakwamaganye aho uva ukagera, tuvire mu buzima, tuvire mu mibereho, nta na rimwe tuza kugabuza iwawe. Niba ubonayo duhembwa wakubakamo igipangu, nawe genda wige, numara kwiga bazaguha akazi. Hari abantu bigize ivuzivuzi, nguriya ngo ntabwo agashoboye, nguriya uwamwaka kiriya kigo, nguriya ngo ntabwo azi gukora neza, nguriya ngo yirwa kuri telefone, nguriya ngo akora iki, araburaburaburabura, 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 aravuga ukagira ngo bamucometse ku mashanyarazi. Ibyo byose ubu uri kwivuga ngo bigende bite? Niko mwa bagore mwe mwareka amagambo, mwa bagabo mwe mwareka amagambo. Ibyo bintu byose uba uri kurondogora, ibyo bintu byose uba uri kuvuga, ninde uba wabigutumye? Bagutumye gukora nkete ku mishahara y'abantu? Bagutumye gukora nkete ku mitungo y'abantu? Rero nimba nta muntu wabigutumye, kubera iki ufata umwanya wawe? Kubera iki upfusha umwanya wawe ubusa ngo uri gukora nkete? Kubera iki upfusha umwanya wawe ubusa ngo uri gukora raporo y'amafaranga abantu bahembwa, kandi mu by'ukuri wowe ntawe ukora raporo y'ibyawe? Ese basi kwirwa umvuga birakugaburira? Kwirwa umvuga nabi biguhesha ikiro cy'ibirayi? Nimba ibyo ngibyo bitaguhesha ikiro cy'ibirayi, wabivuyemo ugafata isuka ukajya guhinga. Wa mugore wafashe isuka, wafashe agapaniye ukajya mu isoko ugacuruza inyanya, ko amagambo ntazakugeza. Wafashe umwanya ukagenda ukaha uburere bwawe ufite, nimba ari uburere bwiza ukabuha abana bawe, nimba ari uburere bubi ukabuhindura kugira ngo abana bawe bazakureho uburere bwiza. Urinda kubara imishahara y'abantu, byagenze bite? Niki kugira ngo ubashe kuba wabana n'abantu amahoro? Uririnda kubara iki? Imishahara yabo. Uririnda kubara imitungo yabo, kubera ko iyi mitungo yabo ntabwo ari iyawe. Bareke babeho, tureke tubeho uko tubayeho. Witwigira imishinga nk'aho twebwe dufite tete vide, witwigira uburyo tugomba kubaho nk'aho twebwe tudafite family planning, nk'aho twebwe tudafite life planning. Rero ibintu nk'ibi ngibi turabibiyamye. Ibintu nk'ibi ngibi mwa bagore mwe mubicikeho, ibintu nk'ibi ngibi mwa bagabo mubicikeho, mwa rubyiruko mwe mubicikeho. Tuboneraho kubwira abantu bagenda banegura bagenzi babo, nguriya ni mugufi, nguriya ni muremure, nguriya ni igikara, nguriya ni inzobe. Hanyuma se wowe muremure wamanuye ukwezi? Hanyuma se wowe muremure wamanuye Imana? Hanyuma se wowe muremure wakoze iki cyatumye abantu bagubwa neza? Rero hari ibintu abantu bavuga ugasanga nta gaciro, ugasanga nta mumaro, ugasanga nta kintu bivuze, ugasanga ni ibintu biri aho ngaho kubera ko umuntu yabuze icyo akora, kubera ko umuntu yabuze ibyo asebya umuntu. Hari ugeze kuvuga ngo n'ubu si icyo asebye inka, aravuga ngo dore urucebe rwayo. Rero abantu nk'aba ngaba ntibazabura muri sosiyete, abantu nk'aba ngaba ntibazabura mu miryango. Ibi bintu nujya ubyumva ujye umenya ko by'ukuri atari ibintu bije ubu ngubu, ahubwo ibi bintu byahozeho, ibintu by'akagambane byahozeho. Muribuka Daniyeli na bagenzi be ubwo babagambaniraga, baravuze bati nta yindi mpamvu twababonaho usibye kubategera hehe? Mu magambo y'Imana yabo. Ngo barabashakisha, barabahiga, baravuga bati umuntu wese uzagira icyo asaba atari wowe mwama gisabye azacirwe mu itanura ry'umuriro.
ngo umwami arabyumvira, yari yanze gusinya itegeko, ariko kubera ko yari ari ku gitutu ararisinya. Ariko mu kurisinya yari azi neza ko Daniyeli agira ate asenga, ariko aravuga ati Imana akorera izamukiza. Nshuti bavandimwe, tubasabe mukomeze gukora subscribe, mukomeze gusenga mushizeho umwete, kugira ngo Uwiteka Imana ajye abana namwe uko bwije n'uko bukeye. Turabakunda.